Ese ujya ugira ikibazo cyo kurangiza kurya ariko ukumva ibyo wariye mu nda byanze kugushiramo, ukumva watumbye, ibyo twita bloating mu rurimi rw'Icyongereza? Niba ujya ugira icyo kibazo, iyi video ntigucike. Muri iyi video turaza kurebera hamwe ese bloating ni iki? Ese ni iki kiyitera? Ese ni iki wakora kugira ngo wikemurire icyo kibazo ubwawe? Ese igihe icyo kibazo cyaba kidakemutse, ni ryari wareba muganga? Ese ni uwuhe muganga wareba? Ibyo bibazo ndetse n'ibindi byose ujya wibaza turaza kubisubiza muri iyi video ngufiya, icyo tugusaba ntujye kure. Ubundi bloating ni igihe wumva uhaze cyangwa se ukumva ibyo wariye byanze kugushiramo, ubundi wakaba biri supposed kuba ushonje, ariko ukumva mu nda uragugaraye, ukumva inda yabyimbye ndetse ukumva nta nubwo uri comfortable cyangwa ukumva ntabwo utekanye mu nda. Icyo gihe nibwo tuvuga ko umuntu yagize bloating. Reka noneho turebe igitera bloating. Icya mbere ni ukurya ibiryo byinshi cyangwa se kurya vuba vuba. Iyo umuntu arya vuba vuba amira imyuka myinshi, ya myuka iragenda ikaba trapped cyangwa se igafatwa mu gifu, bigatuma umuntu agira amagaze menshi mu gifu ashobora gutera bloating. Icya kabiri, hari ibiryo runaka nabyo ubwabyo bishobora gutuma umuntu agira bloating. Twavugamo nk'ibishyimbo, lentille, amashu, broccoli cyangwa se carbonated drinks. Iyo tuvuze carbonated drinks twavuga nk'amafanta, abafitemo icyo bita CO2 gas cyangwa se gaze carbonique. Iyo gaze carbonique iba yarongewemo kugira ngo bigire rwa rufuro mubona. Uzanabibona iyo ufunguye ibinyobwa nk'amafanta, ama energy drink, uzabona ko amera nk'atombotse hakazamuka urufuro. Iriya ni gaze carbonique baba barongeyemo, so iyo rero ubinyweye ya gaze iragenda ikajya mu gifu, nayo ikaba ishobora gutera bloating. Icya gatatu gishobora kubitera nicyo twakwita nka food intolerance cyangwa se allergy. Ni ukuvuga ngo kuba hari ibyo kurya runaka wariye ushobora kuba ugiraho allergy, cyane cyane nk'ibikomoka ku mata, ibikomoka ku ngano cyangwa se n'ibindi bishobora gutera allergy nk'amanati. Icya kane twavuga ibintu bifite aho bihuriye n'imisemburo, cyane cyane bikunze kuba ku badamu mu gihe cyabo cy'ukwezi. Icya gatanu ni stress cyangwa kwiheba gukabije. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite stress bituma digestion igenda gahoro. Reka noneho turebe icyo wakora wowe ubwawe cyagufasha kurwanya bloating. Icya mbere wakora wowe ubwawe ni ukugerageza kurya buhoro kandi ugahekenya ibiryo bikanoga ku buryo digestion uyitangirira mu kanwa. Ikindi ukirinda kuvuga igihe cyose ufite ibiryo mu kanwa kugira ngo ugabanye imyuka itari ngombwa ushobora kumira iturutse ko wayinjije igihe wavugaga ufite ibiryo mu kanwa. Ikindi, irinde kurya ibiryo byinshi icyarimwe, ahubwo urya ibiryo bikeya ahubwo inshuro nyinshi. Ikindi, gabanya bya biryo twavuze bigira amagaze birimo nk'ibishyimbo, lentille, amashu, broccoli, ibitunguru ndetse na bya binyobwa biba birimo imyuka byo twise carbonated drinks, gerageza kubigabanya mu byo kurya byawe. Ikindi nanone wakora, gerageza kwandika ikintu cyose uriye kugira ngo igihe cyose wumvishe ugize bloating ujye kureba muri bya biryo wariye urebe igishobora kuba cyaguteye bloating. Bizagufasha kumenya ibigutera ikibazo, ubikure muri diet yawe, umenye n'ibitagutera ikibazo wakomeza. Ikindi nanone wakora, gerageza kwirinda ibiryo biremereye cyane cyane mu gihe ari late night cyangwa se igihe bwamaze kwira cyane. Gerageza kwirinda bya biryo biremereye kuko iyo ugira ikibazo cya bloating byibuze ni byiza yuko nyuma yo kurya usigamo byibuze hagati y'amasaha 2 n'3 mbere y'uko uryama. Ushobora no kwifashisha icyayi kirimo bino birungo by'ibyatsi nka mente,
tangawize cyangwa se ushobora no gukoresha cyayi, ibyo byose ni ibintu bifasha muri digestive. Ikindi, gukora urugendo rw'amaguru hagati y'iminota 10 na 15 nyuma yo kurya nabyo byagufasha, ariko ntukore wihuta ugenda n'amaguru bisanzwe. Icya nyuma, gerageza kwirinda stress, ukora ibyo twakwita nka meditation, gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kuba wakora zino siporo zo kwinjiza umwuka unawusohora nazo zirwanya stress. Reka noneho turebe ni ryari bloating wayikekamo ikibazo kiri serious cyatuma ureba muganga. Igihe cyose bloating uyimaranye igihe kirekire cyangwa se ukabona aho kugira ngo yorohe ahubwo irarushaho kuzamba ndetse igatuma ubabara mu nda, igihe cyose ubona utangiye kugabanuka ibiro mu buryo budasanzwe, cyangwa se igihe ugiye mu bwiherero ukaba ushaka kubona haje amaraso, cyangwa mu byo wiherereye ukabona bifite ibara ry'umukara. Ikindi ni igihe itangiye kugutera kuruka, ikindi ni igihe noneho itangiye kugutera umuriro, ndetse na nijoro igihe uryamye ugatangira kubira icyuya, ndetse n'igihe ubona buri biryo byose uriye ukabona still n'ubundi urayigira. Igihe wagira imwe muri izo kese cyangwa se izo kese zose zikakubaho, ni byiza ko wihutira kureba muganga. Umuntu ushobora guhita yibaza ati se kwa muganga ko habaho abaganga benshi, namenya ndeba uwitwa ngo iki? Mu gihe utazi icyaguteye bloating, ushobora kureba GP cyangwa se general practitioner, ni wa mudogiteri uba uri kwa muganga usuzuma indwara zose, cyangwa se ukareba uwitwa internal medicine cyangwa medicine interne. Uwo nguwo aba ashobora kugusuzuma akagufata ibipimo by'ibanze, iyo abonye hari icyo aketse gikeneye umuspecialiste, icyo gihe arakurifaringa cyangwa se akohereza ku muspecialiste abona wagufasha. Abandi baspecialiste wareba bo bagenda batandukana bitewe n'icyateye bloating. Hari bloating igendanye na digestive issue cyangwa se ibibazo byo mu igogora, icyo gihe ureba uwitwa gastroenterologist. Iyo ibibazo byateye bloating byatewe na allergy yaturutse mu byo wariye, icyo gihe ureba allergist cyangwa se immunologist. Iyo bloating ifite aho ihuriye n'ukwezi kw'abadamu, icyo gihe ureba uwitwa gynecologist. Hanyuma iyo bloating ifite aho ihuriye na diabete, ureba uwitwa endocrinologist. Niba iyi video wayikunze, ntibagirwe kuduha subscribe, comment na like, ndetse no kuyisharinga abandi kugira ngo nabo ubu butumwa bubagereho. Mwakoze, naho ubutaha.